Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho teze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwikoma ibihugu by'amahanga binenga ubutabera bwo mu Rwanda. Ni mu ijambo ritangiza icyunamo cyo kwibuka abazize jenoside ku nshuro ya 28 yavugiye ku Rwibutso rwa jenoside i Kigali. Having abolished death penalty, some of these twavanyeho igihano cy'urupfu mu gihe muri ibi bihugu by'ibihangange bakimanika abantu cyangwa bakabicisha amashanyarazi. Urebye ahubwo twe gukuraho iki gihano mu gihe twari dufite benshi bo kugiha binyuze mu kuri, bigaragaza ubushake bwacu. Mu minota mike ishize inteko rusange ya Loni imaze kwirukana Uburusiya mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kubera ubwicanyi ndengakamere bwakorewe mu mujyi wa Bucha muri Ukraine. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye duhera kuri iyi nkuru imaze kutugeraho mu kanya gato gashize. Inteko rusange ya Loni imaze kwirukana Uburusiya mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kubera guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ubwicanyi ndengakamere bwakozwe mu mujyi wa Bucha muri Ukraine. Iyirukanwa ry'Uburusiya ryemejwe n'ibihugu 93, 24 byatoye byanga icyemezo, naho 58 birifata. Hari hakenewe 2/3 gusa by'abanyamuryango kugira ngo iki cyemezo gifatwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine aravuga ko umuryango wa OTAN ufasha Ukraine ubu cyangwa se ubufasha bwayo bukazaza igihe cyarenze. Nyuma y'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize OTAN yabereye i Buruseli uyu munsi, Dimitri Kuleba yavuze ko ibiganiro bitari bigamije kumenya urutonde rw'intwaro Ukraine izahabwa, ahubwo byari bigamije kumenya igihe OTAN izatangira izo ntwaro. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko uyu muryango uzatanga ubundi bufasha kuri Ukraine, ariko ntiyasobanuye neza ubwoko bw'intwaro OTAN izatanga. Yavuze ko byari ngombwa ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yari mu nama. Ukraine ni umufatanyabikorwa wa OTAN ariko si umunyamuryango wuzuye uyu muryango. Hagati aho BBC yabonye ibimenyetso byerekana ko abanya-Ukraine benshi bari guhunga akarere k'uburasirazuba bwa Donbass nyuma yo gusabwa n'abategetsi kuva mu ngo zabo mbere y'ibitero by'Uburusiya byitezweyo. Umunyamakuru wa BBC yanyuze ku murongo muremure cyane w'imodoka wa kilometero nka 80 zerekeza mu burengerazuba hanze ya Luhansk, agace kiganjemo abavuga ikirusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dimitri Kuleba yavuze ko intambara ya Donbass izibutse ibyabaye mu ntambara ya kabiri y'isi. Umunyamabanga wa OTAN nawe yavuze ko imirwano ya Donbass izaba iri ku rundi rwego. Tujye ku makuru yo mu karere. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwikoma ibihugu by'amahanga binenga ubutabera bwo mu Rwanda. Igihe ari mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe Abatutsi, Perezida Kagame yavuze ko ubutabera bw'iki gihugu budakwiye kunegurwa mu gihe cyakuyeho igihano cy'urupfu nyuma y'icyaha gikomeye nka jenoside. Yavuze ko ibi bihugu birimo ndetse n'ibigikoresha igihano cy'urupfu bidafite byinshi byo kwigisha igihugu nk'u Rwanda kubirebana n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Perezida Kagame kandi yiyamye abavuga ko Abatutsi atari bo bonyine baguye muri jenoside mu gikunze kwitwa jenoside ebyiri. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa, umunyamakuru wacu i Kigali. Mu buryo budasanzwe bisa naho ijambo rye ryari rigendereye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bari ku Rwibutso rwa Gisozi. Perezida Kagame yavuze ijambo rye mu Cyongereza gusa, yatinze ku butabera bw'igihugu cye bimwe mu bihugu by'amahanga bikunze kunenga. Paul Kagame yavuze ko ubutegetsi bwe bwakoze ibishoboka byose ngo butange ubutabera ndetse bukaba bwarakumiriye ukwihorera kwashoboraga kubaho. Avuga ku bihano, Kagame yavuze ku cyemezo cy'igihugu cye cyo gukuraho igihano cy'urupfu mu mategeko, kandi jenoside yari imaze kuba yaratangaga impamvu zumvikana zatuma kigumishwaho. having abolished death penalty, some of these powerful countries
twavanyeho igihano cy'urupfu mu gihe muri ibi bihugu by'ibihangange bakimanika abantu cyangwa bakabicisha amashanyarazi. Urebye ahubwo twe gukuraho iki gihano mu gihe twari dufite benshi bo kugiha binyuze mu kuri bigaragaza ubushake bwacu. Ntibakababeshye, ntawadushyizeho igitutu, ni ubushake bwacu. Nta n'uwari kudushyiraho igitutu kuko nabo ubwabo babikora. Atabavuze mu mazina, Kagame yanatunze agatoki abavuga ko bemeza ko abatutsi atari bo bonyine bishwe muri jenoside. Hashize iminsi humvikana amajwi ya bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko habayeho ukwicwa kw'abantu ku ruhande rw'abatutsi n'abahutu. Byumvikana ko habayeho jenoside ebyiri. Kuri Perezida Kagame ngo ibimenyetso biriho ku muntu waba ashaka kubibona ku itsinda ry'abantu bari bagenderewe na jenoside. The majority of the people in this world recognize what happened here and Hari benshi bumva ibyabaye kandi babiha amazina bikwiye, ariko hari n'abandi bavuga ngo ntabwo ari abatutsi bonyine bapfuye. no, but you see, no, it's not Tutsis who died. The name cockroach was Nta muntu utazi ko izina inyenzi ryari rigenewe igice cy'abantu runaka. Iyo bajyaga kubica bavugaga ko bica inyenzi kandi bakabivugira ku karubanda. Kuvuga ko ari jenoside yari igendereye abatutsi, ikosa ririhe? Ni gute byagibwaho impaka uretse ku muntu waba yifitiye ikindi kibazo? argued about. Bwabaye ubwa mbere imihango yo kwibuka ibayeho ku buryo busa n'ubwisanzuye kuva icyorezo cya COVID-19 cyadutse. Ubu nabwo ariko hari hatoranijwe abantu bakeya bemerewe kujya ku Rwibutso rwa Gisozi ahabereye umuhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo mu gihugu cyose. Ahandi abaturage basabwe kwibukira mu duce batuyemo mu rwego rwo kwanga ko abantu bakwikusanya ari benshi. Aha ni naho hazatangirwa ibiganiro bizamara icyumweru cyose, byose bihuriza ku kugaragaza ububi bwa jenoside. Tukiri kuri umuhango wo kwibuka tujye i Buruseli, umujyi wa mbere utuwemo n'abanyarwanda benshi ku mugabane w'Uburayi ndetse ukaba wubatswemo n'urwibutso rwa jenoside, aho habaye ibikorwa binyuranye byo kwibuka. Muri ibyo bikorwa harimo umuhango wabereye kuri urwo rwibutso mu gitondo wayobowe n'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside. Kugira ngo tumenye ibyabaye ndetse n'ibiteganyijwe muri iri joro, navuganye na Ernest Sagaga, n'umuyobozi wa Ibuka mu Bubiligi. Nyuma y'icyo gikorwa cya mu gitondo kibimburira ibindi, nyuma ya saa sita tugira urugendo rwo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Urwo rugendo narwo rugakurikirwa n'igitaramo kiba nimugoroba icyo bita soirée de la mémoire, ndetse hakaza no kuba nakwitaveye abantu bagahura bakomeza bakandira kugeza bucya. Ubu rero iyi myaka ibiri ishize ntibyashoboye gukorwa kubera nyine nk'uko mubizi twari mu bihe bya covid. Ku rwibutso nyirizina ho mwahakoreye iki? Habaye amagambo yavuzwe n'abantu banyuranye barimo birumvikana na ambasaderi w'u Rwanda kuko ni nawe watumye icyo gikorwa. Hari kandi n'uhagarariye leta y'Ububiligi ndetse nyine na burugumesitiri w'iyo komine yawe Saint-Pierre urwibutso rwubatsemo. Nanjye ubwanjye warogoye ishyirahamwe Ibuka, nayo hari ijambo navugiye hamwe n'umwana wacitse ku icumu watanze ubuhamya. Nyuma y'ayo magambo rero twagiye gushyira indabyo kuri ubu rwibutso nyine, noneho igikorwa kirarangiye. Gusa icyo navuga nibukije nyine ni icyunamo icyo kivuze, kandi ngira ngo ni amagambo twese twagiye duhuriraho kwibuka nyine abantu bahigiye bishwa urubozo umunsi nijoro mu minsi 100 jenoside yakorewe abatutsi yamaze. Ariko hari no guhangana n'abakomeje kuyipfobya no kuyihakana nyuma y'imyaka 28 ishize ibaye, nyuma y'imanza zitabarika zagiye ziba kandi zemeje ko icyo cyaha cyabaye koko. Kiriya ni igikorwa urebye abarokotse jenoside batezaho inkunga abandi bantu mu bihugu babamo kugira ngo nyine bibe ikintu kibuza n'ubutaha ko icyo cyaha cyazongera gukorerwa ahandi. Tukiri kuri iyi nkuru, kuri uwo muhango no kuri urwo rwibutso rw'i Buruseli, ejo ubuyobozi bwa komine urwo rwibutso rwubatsemo bwaburijemo igikorwa cy'abashakaga gushyira indabo kuri urwo rwibutso, bemera ko jenoside yatangiye ngo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana, hakaba bibuka abatutsi n'abahutu. Icyo gikorwa cyari kiyobowe na Joseph Matata, umuyobozi w'umuryango uvuga ko urwanya akarengane no kudahana abanyabyaha mu Rwanda, wavuze ko ngo hari abantu batatu kuko babikoze mu izina ry'abandi bari basanzwe bahurira guhera muri 2004.
twebwe twaragiye dushyiraho indabo dufata videwo yacu turangije abo bantu bo kuri ambasade baraza bahamagara abapolisi barabirukanye rero nta muntu twirukana. Ubutegetsi bwo mu Bubiligi natwe buratuzi buzi neza ko ibyo tuvuga bifite ishingiro, burabuzi kandi bukabima uburenganzira bwo kujya aho ngaho. twebwe uburenganzira tubuhabwa no kwibuka abacu. iyo rero abantu bagomba kwibuka ntabwo bagomba kubisabira uruhushya. Ni nacyo gituma tutarambirwa tudacika intege. Hari abatawe muri yombi mu bo mwari muri kumwe? Nta muntu watawe muri yombi wari gutwarwa muri yombi ni njyewe Matata Yozefu, ni nanjye ugaragara muri video, abandi bari baje kumfata bamperekeje. Twari batatu kandi ntabwo twakoze ikijura, twaragiye turadepoza nk'uburenganzira bwacu, ahubwo abo bo kuri ambasade bagendera ku rwango. Ariko rero nanone igihugu ni cyacu, tugomba kuzirikana abapfuye ni abavandimwe bacu, baba abahutu baba abatutsi baba abatwa. Njyewe nkomoka igice cyanjye kimwe ni abatutsi, ikindi ni abahutu, ni abavandimwe banjye bose. Ntushaka kumbwira ngo nibuke igice kimwe ikindi ngihorera. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, saa moya za buri minota 20 mu Rwanda no mu Burundi, hano London mu Bwongereza ni saa 11:40. Uratwumva kandi no kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turagaruka ku yandi makuru. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Muri Nigeria, urukiko mu murwa mukuru Abuja rwategetse guverinoma gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo guteza imbere uburinganire. Iyi politike ivuga ko 35 by'abantu bashyirwa mu myanya ya leta bagomba kugenerwa abagore. Inkuru ya Azezate Olaluwa wita ku nkuru z'ibibazo by'abagore, muregezwaho na Jacques Niyitegeka. Indirimbo n'urusaku rw'ibyishimo byumvikanye igihe umucamanza w'urukiko rukuru mu rwego rw'igihugu yafataga umwanzuro ushyigikira abagore bo muri Nigeria. Byari byishimo igihe umucamanza Donatus Okorowo yatekaga leta ya Nigeria gushyira mu bikorwa politiki y'uburinganire bushingiye ku gitsina mu myanya y'akazi ka leta. Umwe mu mpirimbanyi z'abagore wari uhari igihe umwanzuro wafatwaga, Mufuriati Fijabi, yabwiye itangazamakuru ryo muri icyo gihugu ko umwanzuro w'urukiko wamushimishije. Ibi bibaye mu gihe abadepite bo muri Nigeria byitezwe ko bongera kujya mu itora ku mishinga y'amategeko 3 muri 5 ku buringanire bushingiye ku gitsina yatewe utwatsi mu cyumweru gishize. Inteko nshingamategeko yisubiyeho mu kwezi gushize nyuma yaho amashyirahamwe y'abagore akoreye imyigaragambyo icyarimwe hirya no hino mu gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Finland Pekka Haavisto wari mu nama ya OTAN yavuze ko OTAN izaha Finland ubufasha bwo mu rwego rw'umutekano mu gihe ubusabe bwayo bwo kuba umunyamuryango busuzumwa. Mu bihe byashize bya vuba, abanyafinilande benshi ntibifuzaga ko igihugu cyabo kijya muri OTAN. Ariko rero intambara Uburusiya bwagabye muri Ukraine yatumye bamwe bisubiraho. Ibipimo biheruka bireba uburyo abaturage batekereza ku bintu, polls mu ndimi z'amahanga, byerekana ubwiganze bw'abaturage benshi bashyigikiye ko igihugu cyabo cyinjira muri OTAN. Bwana Gavisto yabwiye abanyamakuru ko ubu Finland ikeneye ubundi bufasha mu bufatanye mu rwego rw'umutekano. Finland ifite umupaka munini w'ubutaka uruta indi mu Burayi, isangiye n'Uburusiya. Hagati aho, igihugu cya Estonia cyatangaje ko kizahagarika kugura gazi y'Uburusiya ahubwo ko kizakoresha umwuka kamere utunganyijwe gihuriweho na Finland. Minisitiri w'intebe wa Estonia Kaja Kallas yavuze ko igihugu cye kigomba guhagarika kugura gazi y'ubutegetsi bwa Putin kubera ko ikiguzi cyayo gikoreshwa mu gutera inkunga intambara muri Ukraine. Ibihugu byombi bivuga ko bizatunganya umuhora wa gazi uzatangira gukora mu gihe cy'ubukonje. Polonye yayo yamaze gutangaza ko izahagarika kugura gazi y'Uburusiya mu mpera z'uyu mwaka wa 2022. Ini BBC Gahuzamiryango, saa 11:43 hano i London. Kigali saa 12:43 n'umwanya w'ikinamico runana. Moto yo kwa Bushombe itangiye guteza amakimbirane. Petero w'ingu yabimenye. N'urunana. Ninde nimo nkubwira. Oya. Ariko nyine ntabyumva. Ntimuzongeye nibibi pe. We Patrick ko ari uko ntawamenye imyaka y'ifundi wenda kuruta. Twashatse kuvuga imyaka pete. Twavuze ko ubu turenzeho rwose ubu uri umupapa. Ahubwo wowe uranatinyuka William. Njyewe ngo sinatinyuka kumuvuga mu izina. Umuntu w'umupapa ufite n'umugore mu rugo iwabo.
ndakwiyamye patiri, ndakwiyamye rwose, njye nta mugore ngira. tubwire ndi uri papa kibwa cyangwa uri papa rubyogo? Ndakwiyamye William, umwana wanjye ntabwo yitwa kibwa nta nubwo yitwa rubyogo. Erega ubu turenzeho mani, warabye twe tukiri mu mandazi. Umva mbabwiye nuko ibyo muvuga sinshaka kubyumva pe. Imana ifashije nasinzira, nakanguka ngasanga ibihe byasubiye inyuma. Ahubwo pete, ngende uvutarokwiye kwicarana natwe hano pe. Kubera iki? Wagakwiye kugenda ugahagararana ba Budensiyana n'abariya bandi bose nyine ureba. Na ba boss wanjye Anyesi, kuko ngo babaye umuntu mukuru naho twe turacyari abana. Ahubwo se wumva kuba umupapa bimeze bite we? Ako mwana mwamba bari ko ibyo nababwiye ko rwose ntashaka kubyumva. Watubwiye se uraduhishiriye. Wabagira nge nibura umunota umwe mukumva umuriro ndimo sha. Mwana ibyo mubireke tuzabishakira igihe cyabyo kuko dutegereje bagenzi bacu ngo tujye ku Rwibutso gukora isuku. Nyamara mu gihe abatoye bataragira icyo batugezaho twaba tumena habiri. Yego sha papa kana, waba tubwiye uko wimva rwose nka se w'umuntu. Sha mwana icyo nzi nuko nicuza pe, ku buryo wasubiza ibi inyuma. Nta kwibeshya gukora imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo. Nako nategereza ngakura nkazayikora igihe kigeze. Yampaye nka rero ntiwishimiye ko wabyaye pete? Mwese nabyaye ngejeje igihe William, cyangwa nabyaye nkiri umwana ukeneye kurerwa no gufashwa n'iwabo. Ubu se sinigaga kaminuza amashuri yanjye ntiyahagaze byose kubera iki? Si ukubyara? Yego hari ibyo wahombye nko kuba utakiri ku ishuri, ariko hari ibyo wungutse nko kwitwa se w'umuntu. Nanjye nuko rwose mbyumva Patrick. None se uretse ko utiga pete ntiwungutse umwana n'umugore sha. Mba mbabwiye ibyo mubireke, dushyira ubwenge n'umutima ku cyatuzanye ari cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Sibyo? Ego komana, ko umuntu asigaye akubwira akantu gato kamusubiza nabi Beni, wabaye iki? Nese iyo mirimo yose umurumva uyiha abantu bangaye? Mwese twaraye twumvikanye iki mwana wa mama? Nta kintu na kimwe nkora muri iki gitondo Perezida, kuko harahungiye kubanza kunyura nkabona gusanga urundi rubyiruko aho turi bufatanye gusukura urwibutso rushyinguyemo abiciwe Nyarurembo muri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko se nk'ubwo mwindutse ute Beni? Icyambere ibyo twumvikanye byo kujya gukora isuku ku rwibutso wenyine byahindutse. Nanjye ngomba gufatanya n'urundi rubyiruko mu bikorwa byateguwe mu rwego rwo kwibuka. Ikindi sindi bwirirwe mu mirimo ya hano kuko mfite aho nzindukiye. Ubundi se ahantu ushaka kujya ni hehe? Nta kintu na kimwe ndi bukore ntarajya gusura Mutesi Perezida. Hashize iminsi 2 ntamubona nta n'amakuru yemenye. Uko ni ugukabya Beni. Mutesi ko mumaranye igiye ku bitaro murwaje wakakanya mukumbeyemo iki koko? Mutesi ni umuvandimwe wacu Perezida. Wakagombye kuba ari mu rugo tukamenya uko yaraye n'uko yaramutse. Nahara ariko nta kibazo afite pe. Nabibwirwa n'ikizi? Nta kibazo afite pe. Aramutse akigize Remesha ahita amamagara. Nuko ye. Nubwo yaguhamagara akakubwira ko ameze neza ntibyambuza kujya kumureba rero. Nzi ko nta wundi muntu yakwisanzura ngo amubwire uko amerewe nk'uko yabimbwira. Ugomba kwizera abo bari kumwe rero kuko ubu ni wo muryango we. Ibyo uvuga sinabyumvise sinshaka no kubyumva. Umuryango Mutesi afite ni njyewe nawe setu. Wiki? Nyamara ushatse wanyumva ukareka guta umwanya rwose ugatuza ukazaba ujya kumureba. Urabizi Perezida? Ndakumva. Niba ushaka ko ntuza mbese simpangayikire murumuna wanjye, kuki utamugarura aha mu rugo ngo ndubanemo nawe mufashe ibyo ngomba kumufasha turi kumwe nk'uko ari njye wabimufashaga turi mu bitaro. Nkaba rero ngira ngo mbashimire rubyiruko rwacu rwa Nyarurembo. Bashimire ko mwamenye ko ari mwe imbaraga z'igihugu kandi ko ari mwe baragwa b'igihugu cyacu. Ndagira ngo kandi nshimire cyane abafashe iya mbere bakabahuza kandi namwe mukitaba mutiganda. Ubundi mbaho umwanya mukora isuku hano ku rwibutso aharuhukiye abavandimwe, inshuti, abaturanyi bacu twese bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mbere yo gusubiza nyesi ijambo ndashaka kubanza kubabaza utubazo duke. Niko ye, mwambwira impamvu ari ngombwa ko tugomba guhora twibuka? Tugomba guhora twibuka kugira ngo bidufashe kuzirikana ko hari abantu bishwe bazira karengane, kandi nk'urubyiruko duharanire kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, twimike kubana neza mu mahoro, tunemeze ko nta jenoside izongera kubaho ukundi mu gihugu cyacu. Arakoze cyane Patrick. Ni byiza rwose ko urubyiruko mbaraga z'igihugu ejo hazaza h'igihugu rwumva mukanasobanukirwa ububi bwa jenoside yakorewe abatutsi n'ububi bw'ingengabitekerezo ya jenoside.
bityo mugafata ingamba zo kubana neza mu mahoro mukayaharanira mukanadufasha kurwanya icyo ari cyo cyose cyakongera guhembera ingengabitekerezo ya jenoside tukayirandurana n'imizi yayo yose. Murakoze cyane. Anye, harya bari bambwiye ko hari ikindi mwateguye mbere yo gukora isuku hano ku Rwibutso? Yego. Arakoze cyane umuyobozi wacu. Nanjye ndagira ngo mbashimire kuko rwose mu gihe twateguraga iki gikorwa na bagenzi banjye ntitwari twizeye ko turi bubone urubyiruko rungana gutya pe. Kandi n'impungenge twari dufite ko mutari bwubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 mwazi tumaze rwose kuko mwitwararitse mwese. Rero hari urubyiruko bagenzi bacu bamwe n'abarokokeye jenoside hano ku musozi wa Nyarurembo bateguye imivugo abafite ibindi bihangano nk'indirimbo n'ibishushanyo sinzi niba babibagezaho nonaha cyangwa se byaza gukorwa nyuma y'amasuku. Ndumva twabanza tugakora isuku hanyuma tukaza gufata umwanya uhagije wo kumva ubuhamya n'iyo mivugo ndetse n'izo ndirimbo n'ibindi bihangano byateguwe n'urubyiruko mu rwego rwo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko se wakuriye muto tukagenda ukareka guta umwanya Kankwa? None urabona nurira ngasiga ubwatsi bwanjye. Ariko se ubwo wahiye ubwatsi bungana butyo wumva uri ugeze gute kuko mu rugo Kankwa? None ubonye impamvu nagutegereje mu mwara ariko wagize kunyanika ku muhanda urangije uzuntuka kandi ubona umutwaro nari mfite. Ariko nawe ntihogomba kunyakiriza umunabi Kankwa ngo nagutindije nkaho utazi inzira igucyura koko. Uragira ngo se nzakubwiza iki kugira ngo wumve ko ntazongera kugenda n'amaguru ufite moto? Ngaho zana ibyo byatsi byawe ugabanya amagambo n'amahane. Ngaho ngwino dore ubwatsi bwawe mushyize kuri moto. Ariko umenye kugenda rwose ubyigana nabwo ntuze kuvuga ngo iki. Icyangombwa nuko ihene zanjye zibona ubwatsi buzihaye. Ego baba ya moto noneho ko numva kunaboshye ihene bushobo. Simbisi sinzi kibaye. Kwikwe mukanyari nzima noneho ibaye iki koko? Mbaze nkaho atari wowe wayiriramo. Ni bikira. Uzi ko ushobora kwaka noneho Kankwa? Kuvuye hose. Nawe ahubwo vaho. Nguki? Va umfashe kuyisunika ahubwo Kankwa nzi rwose va muri ayo ngayo. Ndanzi ayo nama yari yo kugira ngo utantwara bushobo. Kuva mu gitondo wambwiye ko ngomba kugenda n'amaguru. Iki Kankwa? Ubu je nagambaye na moto ngo dupfireho koko tutageze mu rugo. Ngamusevaho. Nsunika rero. Nguki Kankwa? Nguki? Nama yari yawe nyine. Urashaka kuminjarika ngo ngende n'amaguru nimara kugenda ikatisha wegere mu zindi gahunda. Ni gute suje kuntwara motari ziminagenda none ukabuyatsikanga kwawe. Kandi Kankwa wintera umujinya. Wintera umujinya. Urava kuri moto cyangwa mu birindo? Nayo mvaho. Ubu urumva nabona imbaraga kuko zigusunikana n'ubu bwatsi bwawe no gutwara nkakurenza umusozi koko. Urumva byashoboka? Va kuri moto cyangwa mu birindo. Ese kuvuga buhoro Beni? Ndagira ngo batatwumva mute. Ivugire cyane humura nta wundi muntu uri hano. N'aba bana babo batoya n'abahari bagiye mu baturanyi. Petero n'ababyeyi se bagiye. Petero yavuye hano mu gitondo agiye aho urubyiruko rwagomba guhurira ku Rwibutso kuhakora isuku. Naho ababyeyi be bavuye hano mu kanya bagiye kwifatanya n'abandi mu mugoroba wo kwibuka. Akabebe kacu disi nsanze gasinziriye nako nari ngakumbuye. Nigasinzire kaba kanzengereje Beni. Uyu mwana namenye ibibazo nifitiye rwose. Beni aririza agashaka konka buri kanya mbese sinzi uko nzabigenza. Ayowe jya ukababera shana ko sigwa. Uretse umwana uretse ubundi umeze ute mwana wa mama? Nari maze kwiyoba nekereza ko nawe wandetse Beni. Ibyo sinanabirota mute. Iyi minsi ibiri ishize nakubona ni nk'amezi 4 kuri njye n'ukuri Beni. Ariko rero mutesi nturi udatuma nanjye ndira. Oya sindira ndishimye kuko uje kunsura Beni. Nari nzi ko mwanaye burundu. Mba narahise nza bukeye bwaho kuko nari mfite impungenge z'ahantu tukohereje mute. Ariko nahuye n'imirimo myinshi yo mu rugo kubera igihe nari maze ntahari. Ha Beni birumvikana. Ababyeyi ba Petero se bakwakiriye neza we. Ntumbwire ko hano batagushaka mute.
papa wa petero ntanshaka hano beni sinzi impamvu yemeye ko nza hano kandi atanshaka. ni iki cyakubwiye ko atagushaka se? umuntu ashobora kutakubwira ko atagushaka cyangwa atagukunze ariko ukabibona. ni iki yakoze ukabona ko ari ukukwereka ko atagushaka se mute? kuva nagera muri uru rugo ntaramvugisha na rimwe beni, ntarandebera n'umwana yewe. n'umunsi nagerageje kumuvugisha yaranyihoreye nk'utanyumvise. ashaka kuba atarakumvise mute? si byiza guhita utekereza ibibi. kandi yaransanganye n'abandi akabasuhuza njye akanyihorera, nanamusuhuza akanyihorera beni. mutesi mwana wa mama si ubu nkubwire ngo iki? ihangane nta kundi kuko uko byamera kose ugomba kubana ukabana na ruremesha yagushaka cyangwa atagushaka mute, ko nta yandi mahitamo ufite. ku nkuru urangira ntese diri ngwino nawe urebe filime ariko niko se busho wowe na kankwanze byabagendekeye bite? ariko uratinyuka ukavuga pati va mu nzira senyine tutakugoma. ariko mbega mama Kirere, urabona ukuntu papa Kirere yabize icyuya kubera kugusunika kuri moto wicaranye n'umuha ubwatsi? ntashobora no kuvuga ni ukuri cyangwa murakina filime natwe tukaza twivanga. filime se wayikina nta kameramani? mwiduha urwamwenyu mwabana mwe kandi mubona twahuye n'ibibazo. patiri moto yagize ikibazo rwose yanga kwaka wa mwana we, sinzi rwose uko bimeze. ahubwo reka nifatire akavideo nze kukwereka abandi batipe. ubundi se niba moto yanze kwaka kuki kankwanza atayivuyeho ngo mwembi mugende n'amaguru? mumbarize rwose kuko yanze kuvaho mbura uko mbigenza ndamusunika. ubu muvuyeho umusunika gutya? ahubwo se mwayizanye nkabarebera ikibazo ifite busho ko babona ari akabazo toto nkagakemura. igihe patrick widukorera kuri moto. ariko se kankwanze rwose n'abamahane yawe ubu se ntushaka kwikorwa? murabikora ari uko ubanje kugeza mu rugo iwanjye. aha mbiswa mama we. Cedric ngwino dukomeze twiterere imbozi imana. patiri reka manze mugeze mu rugo buri wenda uraza no kundeba. yego naho se ubundi Cedric wari ukimbwira ko uje hano mu gasantere kugura airtime? yego sha patiri, nje kugura amayinite ubundi njya ahantu hatuje nicare nshakisha imitoma itomoye umuterete bwire buke. ubu se noneho nindi? ni wa mwarimukazi mushya waje ku kigo cyacu sha patiri. ni mwiza umva, ni mwiza bihebuje, yambara neza umva, ari ijipo ikamubera, yakwambara ipantaro none ikamubera icyarimwe. ariko noneho warasaze Cedric, urashaka kwandikira umwarimu kwigisha message z'urukundo? umva, she is my girl Patrick we, ntabwo wabyumva. she is beautiful, amazing woman. icyambabaje nuko atagira smartphone ngo mwandike kuri WhatsApp, ngo ushyireho n'udutima kwanza. Cedric ibyo uvuga urakomeje cyangwa uriganirira? ariko uribuka ko uvuga ari umwarimu kwigisha. njye nakubwiye ko n'ikirunga gikomeye nka Karisimbi ngiye Cedric nagihagaze hejuru, ntanswe agasozi kagufi nka Nyarurembo. ibyo uvuga nkaba ari cyo numvisemo. none se ari umwarimu na muganga ufite amapeta aremereye n'indi. wowe ubwo se ushatse kuvuga uwuhe muganga wakwiteza bushyugura nkawe? iyi migambi ya Cedric yo kwigarurira mwarimu none izamugeza he? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. natwe turi gusubika ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. gusa mbere kuva muri studio nkubwire ko inteko rusange ya Loni imaze kwirukana Uburusiya mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Loni kubera ibikorwa by'ubwicanyi ndengakamere byakozwe mu mujyi wa Bucha muri Ukraine. naho Paul Kagame perezida w'u Rwanda yongeye kwikoma ibihugu by'amahanga binenga ubutabera bwo mu Rwanda. ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbc.gahuza.com. twafashijwe na Jay Megani ndi Prudence Ngiyumva wakoze gusangira umugoroba wawe natwe. uraraharyana naheje.